Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza nk'ibisanzwe. Uyu munsi ndashaka kugira ngo mbahereze ibintu biranga umusore utagukinisha, umusore ushaka yuko wubaka urugo, ntabwo ari babandi bo kuryoshya. Kugira rero umusore aguhitemo cyangwa gushyire mu mago, hari ibintu bigera kuri 16 abanza kwitegerezaho. Niba utabyujuje ntashobora gukomezanya nawe. Mbere yuko rero dutangira ikiganiro, nyemerera mbanze nsuhuze uyu muntu wasize komenti akaba yitwa Ukwishaka Wilson. Ndagushimiye cyane kuba ufashe umwanya ukareba video mbagezaho. Nawe niba ukeneye ko ngusuhuza, siga izina ryawe aho hasi muri comment. Ikintu cya nyuma cyo cyitondere cyane, kuko niba utagifite muri wowe bizakugora cyane kuba wakomezanya n'umusore. Okay, ikintu kiza ku isonga ahangaha ni uko ugomba kugira ikintu cyitwa great communication. Ugomba kumenya uburyo umuganiriza, aho mu gihe mufite nk'ikibazo ugomba kukizana ku meza mukakiganiraho, cyangwa se niba ari na kure yawe ugomba kuvuga ikintu muri makeya kikubangamiye cyangwa se ikintu kigushimisha. ni ukumakinga sure yuko kuganira kwanyu kuba kwisanzuye kandi kurimo ukuri, hatari ibintu byo kubeshya, tabona ikintu ngo uceceke kugira ngo azagitekerezeho, avumbura ibyo watekerezaga biri mu mutima wawe. No, umusore muri make ugufitiye gahunda nuko yaba yabonye yuko uzi kuganira, no kuvuga yuko urafungutse muri wowe, uzi icyo ushaka. Iyo ubabaye urakivuga, iyo wishimye ukakivuga, iyo hari ikibazo ufite muri make uramwegera ukamubwira uti ibintu bimeze gutya na gutya. Ibyo rero bituma agukunda bimwe bidasubirwaho. Ikindi cya kabiri ahangaha ni uko ugomba kuba umwizerwa. Umuhungu kugira ngo afate gahunda yo kugushyira mu mago cyangwa se gukomezanya nawe, nuko agomba kubona ko agufitiye icyizere 100%. Ibyo uvuga ese bijyana n'ibikorwa byawe, ese ntago mubeshya, ntago ukora ibintu by'amanyanga. Agomba kugira icyo cyizere muri wowe, nubwo bwose ari kure yawe cyangwa se ari hafi yawe. Mu gihe akubonye akakubonamo icyizere umunsi ku wundi. Ikintu cya gatatu ahangaha, ugomba kuba utamutererana mu byo ashobora kuba akora. You have to be supportive. Ugomba kuba umufasha muri byose mu gihe agukeneye. Uyu musore se yaba ari mu kurangiza ishuri, ari kwirukanka ashakisha impapuro hirya no hino, ari gukora research. Uyu musore se ari gukora projet runaka ku kazi. Uyu musore se hari ibintu byinshi ashobora kuba ahugiyemo kano kanya, utuntu dukeya naba mpugiyemo ko mbona adafite wa mwete. Mu gihe utabimweretse rero uhebe, ntago ashobora kugushyira mu mago ye. Ikindi cya kane ahangaha, ugomba kuba uri umunyabwenge. Kuba umunyabwenge ni ikintu abasore bakubonaho iyo bashaka kugushyira mu mago. Directement babona uri umunyabwenge, icyo kintu barakivivura. Uri umunyabwenge mu buhe buryo? Ugomba kuba uzi uri intellectuel nyine, uzi urimo, uzi kuvuga mu bantu, uzi kwisobanura. Ibi byose bikubiye mu kuba umunyabwenge. Kwicara gusa mu shuri, ugomba kugira cya kintu cya confidence muri makeya, uganira n'abantu cyangwa se ibyo ukora mu kazi. Ibi byose birakuranga, ni ibigaragaza yuko mu mutwe wawe hari open cyane. Byaba akarusho rero ukaba uri n'umunyabwenge mu shuri. Ishuri ni cyo kintu cya mbere kidutyaza mu bwenge. Uri umunyabwenge uzi kwidebriya mu shuri, ukaba uwa mbere cyangwa se ugatambukana n'amanota meza. Iyi ni A+ kuri we. Nabyo ni ibintu bareba, kuko ntibazazana umuntu mu mutwe ari inka lavash. Alright, ikintu cya gatanu ahangaha ni uko uri umuntu wumvira. Nta mananiza ugira muri wowe. Muri makeya uri umuntu uca bugufi, ntabwo ukunda kuzana intambara muri urwo rukundo rwanyu. Uri umuntu muri makeya ashobora kuvuga ati nubwo bwose mfite ikibazo runaka cyangwa se nawe akakizana, uricara aho ngaho mukakiganiraho kandi mukakinonosora. Uri umuntu wumvira kandi ntuzana ikintu cy'amananiza. Ikintu cya gatandatu ahangaha ni uko uri umuntu ufasha cyane.
muri twa tuntu tuba turi hirya no hino uba ushaka kugira ngo contribute nawe umwerekeye yuko kabisa ufashanya mu byo ukora byose, ntabwo uri umuntu gusa uterera iyo ngiyo. Ndumva hari icyo nari nabivuzeho haruguru, ariko n'iki ngiki birafatanye. So ugomba kuba uri umuntu ufite will yo gufashanya mu byo ukora byose. Urugero ahangaha si ukumufasha gusa, ushobora no gusohoka hanze ukabona umuntu ukeneye ubufasha, cyangwa se mu muryango hari umuntu ukeneye ubufasha, uwo mutima muri wowe wumva yuko ukeneye gufasha abandi, ni kimwe mu bintu muri makeya bituma uyu musore akwegukana. Arabona yuko utari egoiste cyangwa se wikururira wishyira. Biragoye cyane kugira ngo uzabone umuntu muri makeya ugushyira mu mago ubona yuko utari umuntu ugomba gufasha. Niyo kaba ari akantu gatoya ukabona hari umuntu ugize icyo akeneye iruhande rwawe, hanze umwana uri ku muhanda cyangwa se abantu basabiriza, uri muri resitora urabona ko umaje kurya, hari umuntu uri hanze ukeneye ubufasha, nawe ushobora no kwinjira hariya uti sheri reka tugurire uyu muntu akantu, akabona icyo kintu cy'ubumuntu muri wowe. So iki kintu rero ndakubwiye yuko kirafasha cyane mu gutuma wegukanwa n'uwo musore. Dukomeza ahangaha, ikintu cya karindwi ni uko ugomba kugira umutima mwiza. Ibi byose murabibona yuko ni ibintu biranga ubundi umukobwa wuzuye 100%. Kugira umutima mwiza mu buhe buryo guys? Ugomba koroshya ibintu. Iyi si turimo ntabwo ari ikintu tuzarambaho 100%. Just be kind ku muntu wari wese uri iruhande rwawe. Gira umutima mwiza, gira ubumuntu, gira kwakira abantu. Ibi byose ni bimwe bizaguha amanota meza kuri iyo couple yanyu. Ikintu cya 8 ahangaha, ugomba kuba umunyakuri. Ibintu by'amanyanga byo kubeshya abasore baraducunga bakaturebamo icyo kintu. Akantu gatoya gusa, naguhamagaye sinakubonye, cyangwa se nakwandikiye wandiye sine kandi nzi neza yuko uhorana telefone ku ntoki, ndabikubajije urambye uti you know what, nibagiwe cyangwa se telefone yari hano, wibuke ko uyu muntu muri makeya arimo arakwigaho. So as behavior zawe zose, kuba ubeshya mu tuntu dutoya cyane, tuntu dushobora guhindura ibintu byose ku munota wa nyuma. So making sure uri umuntu uri transparent mu kuvugisha ukuri mu byo ukora byose, ntubeshye muri makeya. Icyo kintu ukigendere kure cyane, ntukimugaragarize mu maso yawe. Ikintu cya 9 ahangaha, uzi kwirwanaho. Uri umuntu utategamiye kuri uwo musore, ibintu byose agomba kubiguha. Inzara, ni umusore ugomba kuguha amafaranga, imisatsi no. Ugomba kuba uri umuntu uzi neza yuko wakwirwanaho, washakisha uburyo bwose, wakora icyo ukora cyose kugira ngo wiyiteho. N'uwo musore azabikubonaho, azabikubahira. Apana ibintu byo kumva yuko ngomba kujya gukamura ibisaza cyangwa abashuga daddy kugira ngo mbone amafaranga, n'ubwo bwose nkifite uriya muntu uri hariya, ariko ndaba ndi kumwe n'ibisaza mbona ayo mafaranga muri kwe kugira ngo niyiteho cyangwa se nkora ibindi. Ibyo byose ntabwo ari ibintu bizima. Ugomba kuba uri umukobwa ufungutse mu mutwe, uzi gushakisha, uzi kwirwanaho, uzi kwidebriya, apana ibyo kwicara mu rugo gusaba gutamika. Ibyo ngibyo umusore yabikubonyeho, uzi icyo ashaka muri relationship, muri makeya ntabwo ata umwanya we. Uri umuntu azaparika arebe umuntu wujuje ibi bintu ndimo ndakubwira, bishobora kuba biranga umukobwa wegukanwa vuba muri societe. So iga rero kwiyitaho, cyangwa se kuba umuntu uzi gushakisha kashe ku bwawe, cyangwa se uzi kwirwanaho. Ikintu cya 10 ahangaha, utuma uyu musore yiyumva neza nk'umukingi. Yes, iyo uri iruhande rwe ni nkaho wakije buji mu mwijima, ubona yuko icyumba cyose gihise kiba urumuri. So uyu musore iyo umuje iruhande, nta kindi abona uretse kuba
umunezero muri we. So wowe rero mukobwa, niba uzi icyo ushaka, making sure yuko uyu musore mu gihe akuri iruhande ugomba gukora ibyo ugomba gukora byose kugira ngo yishime, kugira ngo umuzanire umunezero, kugira ngo muri makeya nakubona ntibibe ari intambara. Hari umuntu ufungura umuryango wamubona uti karabaye, drama zigiye gutangira kano kanya. So making sure yuko uzana umunezero aho kugira ngo uzane drama muri uwo mubano wanyu. Ikintu cya 11 ahangaha, ugomba kuba uzi gusetsa. Abasore bakunda umukobwa uri funny, atari serious cyane, ya wa wundi uba wari umwanda, wa wundi muri make no gufungura isura ngo aseke gatoya biba ari intambara. So umusore iyo utamusekeje cyangwa se uvuge utuntu muri make twatuma anezerwa, biragoye cyane kugira ngo akwishimire cyangwa se abi ruhande rwawe. So make sure yuko koresha tous les moyens possibles, urebe n'utu video, umenye uburyo uganiriza umuntu kugira ngo uzane utu jokes twatuma aseka cyangwa se agira umunezero. Ikintu cya 12 ahangaha nuko ugomba kuba uhuje intego n'uyu musore. Nta musore n'umwe uzemera kujyana nawe mu gihe abona yuko vision, goals, plans bitari kujyana nawe. Icyo ugihebe mu bintu byose. Iyo umusore ahitamo umukobwa bazabana, nuko ababona yuko intumbero nimwe, ibintu byose barabihuje. Ahangaha tutangirire kuri religion. Ugomba kuba muhuje imyemere cyangwa kwemera, ndakeka. Ugomba kuba uzi neza yuko maybe musenga Imana imwe, cyangwa se muri abarokore, muri abagatolika, cyangwa se muri abantu b'abayisilamu. So idini ni ikintu ngomba kugarukaho cyane. Mugomba kuba muhuje imyemerere, naho ubundi gukomezanya nawe umwe ari uyu n'undi ari hariya, ejo cyangwa ejo bundi bizaba intambara abana bamaje kuzamo, kuko umwe azavuga ati bagomba kujya hano, undi bagomba kujya aha, usange intambara zirabaye. Cyangwa se mwana banye umwe atangire kudomina undi ati nuko wageze iwanjye cyangwa se turi kumwe, ugomba gukurikira ibingibi. So kuba imyemerere ari imwe ni ikintu kiri très important cyane. Goals zanyu, interest zanyu biri line up hamwe, ni ibintu biri très important cyane. Iyo umusore yabikubonyemo yuko mubihuje, nta kabuza arakwegukana. Ikintu ahangaha cya 13 nuko utari umuntu uri materialiste. Ko bigoye cyane muri iki gihe kubona abakobwa batari materialiste. Yes, ndabivuga kuko ni ibintu biriho. Usanga benshi birukankira kujya mu mago cyangwa se kwirukankira kujya mu muri relationship babanje gukora imibare. Muri make ni erere mbi cyane uba ugiye gukina umukino utazarangira cyangwa se umukino uzakugwa nabi. Iyo umusore abona yuko ufite umutima wa kimuntu, utamukunze kuko hari ibintu muri makeya umushakaho, ahubwo ukunze uwo ari we, nibwo aguha rwa rukundo rwuzuye. Naho ubundi iyo yagukubiseho ijisho akabona yuko umujeho kubera ibintu maybe yaba yifiteho cyangwa se atunze, my dear, ufite ibibazo bikomeye cyane, kuko uyu muntu azakugora ubuzima bwawe bwose. Ni hahandi winjira ukaba miserable ubuzima bwawe bwose, ukumva yuko kubana nawe bikurutira no kuba wakwitahira iyo mu ijuru, kuko nta rukundo ufite. Biragoye cyane kubana n'umuntu muri makeya utamukunze. So make sure ntusange umuntu kuko hari ibintu ushakaho, mbese stopinga kuba materialiste, ahubwo ukunda umuntu ari byo bikuvuye ku mutima. Icyo nicyo kintu rero nacyo bareba cyane. Iyo utari materialiste barakwegukana vuba na bwangu. Ikintu cya 14 ahangaha, ukunda abantu cyane. Iyo uri umukobwa uzi neza yuko
ubana neza na buri muntu wese, uri umuntu muri make ukundwa muri sosiyete, uri umuntu muri makeya buri muntu wese atangiraho ubuhamya ati wa mukobwa wo kwa kanaka, uriya mukobwa ni muzima, uriya mukobwa ateye gutya na gutya, ukabona yuko kalite zawe zose bagiye hariya bakazivuga neza, uvugwa neza hanze. Ntabwo uri umwana w'ikirara, ntabwo uri umwana wananiranye iwanyu. Ibintu byose bitangira mu rugo burya. Reputation nziza iri guturuka mu nzu iwanyu cyangwa se mu bavandimwe b'iwanyu, barimo barakuvuga neza. Donc uri umuntu ukundwa cyane, uri umuntu buri muntu wese yakwifuza yuko waba uri iruhande. Iki rero nacyo ni ikintu gituma umusore agusaba urukundo kandi ari seriye. Ikintu cya 14, ugomba kuba uri umuntu uri best friend w'uwo musore, kuko nta musore n'umwe muri makeya mbere yuko akugira copine cyangwa se umudamu umugire inshuti nyanshuti, banza umugire umuntu watwaye ubuzima bwawe bwose as a best friend mbere yuko umugira boyfriend. So iyo umusore rero abona yuko muri very close kandi ukaba uri mu bestie we, kuba yakugira umukopine cyangwa se umudamu ni ibintu bimworoheye cyane, kuko ahangaha arakuzi imbere n'inyuma. Ni hahandi ugenda ukisanzura ku muntu ukamubwira uriwe utishishe cyangwa se utagize icyo umuhisha. So urafungutse imbere ye muri makeya. Ikintu cya 16 ni ikihe? Ugomba kuba ufite ibikuranga byerekana yuko uzaba umubyeyi mwiza. Swate uri umuntu uzi neza yuko iyo abana bari iruhande rwawe ntabwo bashihura cyangwa se ntabwo bakubita. Uri wa muntu niyo mwaba muri kumwe nawe cyangwa se uri kumwe n'abantu bazatanga ubuhamya, ukunda abana, wumva yuko wakora ibyo ukora byose kugira ngo ubone banezerewe. So uyu musore arabireba hakiri kare, ese uyu muntu azaba umuntu wo kwita ku bana banjye cyangwa azabyara terera iyo ngiyo kuko ibi ubibona hakiri kare, hahandi winjira mu rugo ukabona nta tansiyo uri guha ku bana, ahubwo uri kwiryohereza, utwana turi gutambuka aho ngaho. Umusore aba ari kuobserve, ari kureba ati uyu muntu ubanza nta kintu kizavamo. So making sure yuko uba kind ku bana, werekane yuko uzaba umubyeyi mwiza, uzita ku masomo yabo, uzita ku myambarire, imyigire yabo, imikurire yabo, education nziza. Ibi byose kuko uyu musore ashobora kuba yarahawe education iri profo cyane, so akeneye umuntu uzaza akajwa iyo role nk'iyo yakuriyemo. So mu gihe atabikubonyeho rero ciao bye bye, nta kintu na kimwe agukeneyeho kano kanya. So make sure uba kind ku bana kandi wiga ibintu bizagufasha mu gutuma abana bawe nibavuka bazaba bafite uburere bwiza. Alright, reka nongeraho aka kabonisi ka nyuma. Ugomba kuzi kwita ku musore wawe neza mu buryo witegura. Ndavuga kuri fiançailles, muri hahandi ku munota wa nyuma, making sure yuko umwitaho mu buryo bwiza, kuko you never know, ejo cyangwa ejo bundi ibintu bishobora kwicanga ugasanga yuko agiye ahandi. So make sure yuko umwitaho mu buryo bw'umubiri neza kandi witonze. Nibi bintu rero 17 cyangwa na 6 nari mbafitiye. Niba ubifuza yuko nganira ku bindi, wambwira aho hasi muri comments. Mwari kumwe nanjye Natasha Kiza, turi kumwe naho gutaha. Ciao bye bye.